nyine. Karibu. Ariko wowe ufite ikibazo kikutavuga. Ntabwo binyoroheye muvana. Ufite ikibazo ki ko mbona utuje cyane udashaka kuvuga? Ntabwo binyoroheye. Ntabwo binyoroheye na gato. Wabaye iki se? Ikibazo gikomeye cyane. Ufite ikibazo gikomeye? Urarwaye se? Kwize ntabwo ndwaye. Ufite ikibazo ki? Ni ikibazo kimaranye imyaka yose 20. Ikibazo ki? Kwize mfite ikibazo gikomeye cyane ntabwo kinyoroheye. Urarwaye se? Oya. Kwize mfite ikibazo maranye imyaka 28. Imyaka 28 yose. Cy'uburwayi se basi? Oya, umutima ndumva wenda gusandara. Reka noneho reka nzana agatebe nkuzanire wicare umbwire nta kibazo, sibyo? Ntabwo binyoroheye rwose. Tuza reka nzana agatebe umbwire utuje nta kibazo. Cyangwa nimba nagushakira ubufasha mbugushakira, ariko umbwira icyo kibazo umaranye imyaka 28 cyakubangamiye ni igiki koko? Kwize kirandemereye cyane, ndumva umutima wenda kumeneka pe. Ariko Moze, kubizi neza ko hangaha ari mu uhafata nk'iwanyu mu rugo, kuzi ko hano ariho wakuriye, kuzi ko mama ari we wakureze, kuzi ko papa ari we wakureze, kuzi ko abavandimwe banjye bose mwiganye, hano ariho waririye bakakwambika. Ikibazo waba ufite udashobora kumbwira nk'umuntu twareranywe ni iki? Byangoye pe. Anjye mvuye mu biganiro nona. Kwize nagira ngo umfashe rwose, ndumva kwihangana byananiye. Kwize ndagira ngo umfashe, ndumva rwose kwihangana byananiye. Uziko ari njye wakwiciye ababyeyi. Ngo ngwiki? Njye wakwiciye ababyeyi n'abavandimwe bawe. Niwe wishe mama? Niwe wishe mama? Yego. Ariko Moze, mama si we wakwambitse imyenda, mama si we wakugaburiye, mama si we wakwishyuriye amashuri, abavandimwe banjye bose si we mwakoranaga, hano si we wariraga. Koko mwiza ukuri, Yesu we, umwanzi nakubakure koko. Niwe watinyutse unyishyira mama n'abavandimwe. Ninjye Kwize, ninjye byarangoye rwose kubibabwira. Imyaka 28 ikabishize tutaza hano mama ari, naza hano abavandimwe banjye bari, kumbi ni wowe uza hano buri munsi, ukaza ukaryama tugasangira, kumva ari wowe wanyiciye abavandimwe na mama we.
Mana we, ibi ni ibiki koko? Imyaka 28 twarabuze ahantu umuryango wacu bawujugunye, kandi ugenda hano buri munsi. Ariko ntunabashe kutubwiza ukuri ngo tujye kubashyingura mu cyubahiro. Byarangoye. Uri umugome Moses, uri umugome Moses, uri umugome. Ntabwo bishoboka ngo imyaka 28 irangire yose ubitse ibanga nk'iryo wanze kutubwira. Kuko imyaka 28 yose irashize ubitse ibanga nk'iryo, tutazi ahantu umuryango wacu wagiye. Uza buri munsi mu rugo ukaharara ukarya, ariko ukaduhisha ibanga nk'iryo. Uri umugome Moses, uri umugome. Wize byarangoye cyane, byarangoye nanjye kubyakira. Ese ubundi mama n'abavandimwe wabiciye he? Wabakuye he? Byagenze gute? Mbwira. Bari mu rugo, nanjye byarangwiririye. Byarakugwirira uretse ubugome bwabaritse byakugwiririye gute? Byarantunguye, nanjye ni Satani wabinteye. Ntabwo nari nzi ko umuntu wahetse, umuntu wagaburiye, umuntu wambitse, umuntu wakoreye buri kimwe cyose yatinyuka akaguhemukira. Ntabwo nari mbizi. Reka ngende mbwire papa aze hano umusobanurire. Ana we, none wasimbukira we. Bindi biki? Papa. Bayiki? Papa. Bayiki? Umutima wanjye n'uvugiye kumeneka. Umugabo nkawe ubayiki? Papa. Vuga se. Ubayiki? Uzi ko Moses ari we wishe mama. Moses. Ibyo bintu mvuga ni biki? Moses niwe wishe mama, ayica n'abavandimwe banjye. Subiramo. Moses wa wundi ugenda hano, wa wundi mama yareze, wa wundi niwe wishe mama, yica n'abavandimwe. Ibyo bintu byabaye. Uriya mupfana mu ruho ngaburira? Yego. Uwo mupfana mu ruho ari he? Ari hano hanze. Hanze mu rugo rwanjye. Sigaho mwereka. Muze oya. Mupfana. Papa, mbabarira. Oya. Muze oya. Icara. Dore niwe wishe mama, yica n'abavandimwe. Dore niki. Ngaho bwira papa uko byagenze. Umva uko bimeze, wowe uzabanshiriye umugore n'abana,
icyo nifuza nuko wanyereka aho abashize nta kindi. Ndahazi. Urahazi? Ego. Niyo wabishe? Ego. Wica abantu banje nkugaburira nkwambika wabibiki iki imyaka yose? Byarangoye kubivuga. Byarakuyoboye? Nabuze aho nahera. Ngaho aya magambo muzanye icyo nifuza nuko unyereka aho wabashize nta kindi. Ni hariya hirya. Hirya? Hano hirya inyuma y'urugo. Ngaho muhaguruke mujye kunyereka aho mwabashize. Ariko ndashaka kukubaza koko n'igiki mama nabyo kurira nagenda nyereka aho yanshiriye abantu nta kindi. Oya reka mubaze n'igiki mama kibi yagukoreye cyatumye umuhemba kumwica ukamwicana n'abana? N'igiki papa? N'igiki cyatumye yica mama wamureze akamugaburira? N'igiki mana? Ese mama wamusanze kugira ngo umwice? Namusanze atetse ari kumwe n'abana. Jya kunyereka aho bashize. Oya ibi bintu muraninza. Jya kunyereka. None se muze nawe urashaka kwihorera? Twereke se nyina aho wabashize. Tubwire aho wabashize se nyine. Ni hano. Ariko waretse kutujijisha ubu hano hari imibiri y'abacu. Naha. Ariko inyana y'imbwa irajijisha. Nyereka abanje bari. Nyereka abanje. Hano. Yageze hano rya. Hano watubwije ukuri ukareka kutujijisha. Ni hano. Hano kwe hano hari imibiri y'abanje hano. Nareke kujijisha. Oya ibyo ntabwo ari hano arangijisha mu bishi hano nabazize muze. Uyu mupfana mu ruho arangijisha muze. Oya ibi kavuna umuheto. Oya reka papa yo gatwarwa n'umuyaga. Papa arangijisha mu biki? Reka kwihorera, reka gukora n'ibyo badukoreye. Ibi bintu hano hari hano. Ni hano. Ka wari kumwe n'abandi? Wari wenyine? Oya. Wari utabavuga. Iyi myaka yose wowe wari uri nyonzanye mu bintu uri kumwereka kandi atari. Ndamujyana kuri polisi. Nyine uraza kumujyana ariko ntumukubite. Gaho minkoni yanjye mumena umutwe. Oya acu nyine nanga naberetse n'ahandi. Ariko waretse kujijisha abantu.
ariko umupfana mu ruho kuki abeshya ari kubeshya aranjijisha hano hantu reka mumene umutwe hano hari abandi hano bari hano wari kumwe n'abandi vuga ukuri barabafunze ngaho nyereka abandi reka birangire nyereka abandi hano hari abandi hano kitwa n'umuyaga papa reka we kwihorera we gukora nk'ibyo badukoreye umunzanye imbere uyu batwarwa n'umuyaga nonaha bivuze nonaha bimbabarira ariko waretse kutujijisha ukatubwiza ukuri kuko aho wadushyiriye abacu mbabwije ukuri rwose nanga mbuze umugore imyaka ingana utya ubihisha oya muze oya ubwo papa reka basi tujye kureba inzego zishinzwe umutekano wenda zadufasha kumvisha uyu mugabo uburyo yatubwiza ukuri aho yadushyiriye abacu wamureka nkamwica nanjye oya wikwihorera n'amakosa waba uteye ikirenge mu cyabo kandi wo urashaka ko uyu muntu mugenzi mubabarire ahubwo iki ni igikorwa cy'ubutwari nimba ko katubwije ukuri oya nimba tubwiza ukuri aho yadushyiriye aho yatujugunyiye abacu byaba ari umugisha tukabashyingura mu cyubahiro oya wikwihorera babarira muze babarira muze mubabarire ciye bugufi papa mbabarira muze mbabarira umuntu wansubije mu buseribateri uyu akatwicira abavandimwe n'umubyeyi mubabarire jya ugira umutima wa kimuntu mubabarire kuba tweretse aho yajugunye abacu tugiye kureba uburyo twabashaka tukabashyira mu cyubahiro mbabarira muze mbabarira papa reka agahinda reka umujinya ntabwo uzagera mu ijuru oya ureka agahinda n'umujinya mubabarire kuba tweretse aho yabajugunye ni igikorwa cy'ubutwari hari n'ababuze umuhungu wanjye kandi ukaba uri imfura yanjye ibyo usabye ndabiguhaye urakoze papa muze urambabariye ndakubabariye kuva uyu munsi muze murakoze kuba mumbabariye cyane kubw'imyaka 28 yose narimbitse ibanga naranze kubabwiraho imiryango yanyu nayisize murakoze cyane kuba wowe wenyine wihaye imbaraga zo kuza gusaba imbabazi no kunyereka aho washyize imibiri y'abanjye kandi Imana yemerera abantu kubabarirana nkaba nkubabariye bivanye ku mutima ndakubabariye ugende n'amahoro niko nkwifurije urakoze cyane Imana iguha umugisha nawe ubone uturutse mu ijuru rero nanjye
ndishimye cyane ku mutima, nahoranaga agahinda n'umubabaro nibaza ahantu mama baba baramujugunye, bashiki banjye, nkibaza ahantu baba baragiye, nkagenda ni ako gahinda. Ariko nanjye ndishimye kuba utweretse ahantu wajugunye imibiri y'abacu, kandi ndagira nkubwire na papa arakubabariye, wongere ugende muri uru rugo wisanzuye nta bwoba. Nugira ikibazo uzatubwire, natwe nitugira icyo udufasha, dukeneye kudufasha tuzakubwira, ubundi twongere tubane mu mahoro. Imana iguhe umugisha, kandi icyo ni igikorwa cy'ubutwari ukoze. namwe murakoze cyane.